Ibi ndabizi ko bishobora kugira uwo bikomeretsa ku mpamvu z'ukwemera kwe, ariko ni ngombwa ko abantu bafata Bibiliya bakamenya neza ibyo bizera, batagendeye gusa ku byo babwirwa cyangwa se ku bintu babonesha amaso yabo. Mbaye ikaze mu kiganiro Intangarugero. Aka kanya fata telefone yawe, jya kuri YouTube usakingamo Intangarugero Empire. Ni ikiganiro cyiza kizagufasha kumenya byinshi mu buzima bwawe ukajya wivana aho wegeza. Mbaye ikaze mu kiganiro. Muri iyi minsi i Musanze havuzwe inkuru y'amabonekerwa avuga ko yabereye mu giti cy'ipoto y'amashanyarazi. Byabanje kubonekera abana babiri, hanyuma imbaga y'abantu igateranira aho ngaho. Bamwe birukanka amasigamana ngo barebe ibivugwa n'ikimenyetso cy'umukororombya. Ukwezi byagaragaye mu buryo budasanzwe. Nubwo Kiliziya Gatolika yamaze kwitandukanya n'isi nkuru, igasaba abantu kwitonda no kudahubuka mu kwizera no kwemeza izi nkuru, hari abakristo benshi bakomeje kubifata nk'ukuri, babihuza no kwemera kwabo, kuko benshi bavuga yuko amashusho babonye mu giti ubwayo asa n'amashusho babona muri Kiliziya amanitse, kuko Kiliziya Gatolika ifite amashusho menshi agaragaza ibiremwa byo mu ijuru. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga Bibiliya ivuga mu buryo busobanutse ko Imana itereka mu mashusho nk'uko abantu babyizera. Iyo mu Kamisi ibice 20 umurongo 3 kugera ku murongo 5, ndetse ivugurura amategeko ibice 4 umurongo 15 ndetse na 16, hatubwira yuko tudakwiriye kwiremera amashusho cyangwa se kuyapfukamira ngo tuyiringire. Yesu Kristo nawe ubwe yaburiye abigishwa be muri Matayo 24 umurongo wa 23 kugera ku murongo 24. Wumva uko bavuga: kuko hazaza bita abakristo n'abantu b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye ku buryo bishoboka kuyobya intore. Iri ni ijambo ry'Imana wumvise neza, n'ibyo wabyumvise neza. Mu minsi y'imperuka hazaza abantu benshi, abakristo banyuze ibinyoma, bakora ibitangaza. Ibitangaza mu by'ukuri ko biri bigaragaza si ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umuntu avuye ku Imana cyangwa se yemera Imana cyangwa se ari umukozi wayo. Aha havuga ko mu minsi y'imperuka cyangwa se mu minsi ya nyuma hazaza bita abakristo abahanuzi b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza bigamije gushuka abantu. Pawulo yongeramo ati Abakorinto 2:11-14 ko Satani ubwe yoberanya nka marayika w'umucyo. Aho mu Batesaloniki ibice 2 umurongo wa 9 haravuga hati: wumva uko bavuga, ibi bitangaza bishobora kuba ibyo buriganya. Bibiliya itandukanya neza ukuri n'ibishobora kuyobya, igasobanura neza ko Yesu Kristo azaza mu bicu, abantu benshi bakamubona, ndetse azaza ari marayika, ari umwami, ari Imana abantu bizeye, kuko ari umwana w'Imana, akaba n'Imana isumba byose, kuko abantu benshi tumwizera. Matayo 24 umurongo wa 30, abantu bose bazamubona, atari mu bintu byihariye byishiriye abantu bakeya. Bityo rero iyo hagaragaye ishusho ivuga ko ari Bikira Mariya cyangwa se ikindi cyose gishobora gutuma abantu babyizera, ni ngombwa kubipimisha ibyanditswe byera, kuko kwemera nyakuri kudashingiye ku mashusho, ahubwo gushingiye ku ijambo ry'Imana. Abakristo benshi bizera ibintu badafite ibimenyetso, bamwe na bamwe bakizera ibintu batabasha gusobanura. Ni byiza gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye neza ibizaba, ibigiye kuba cyangwa se byabaye, kuko Imana ubwayo ivugana n'abana bayo binyuze mu ijambo ry'Imana, cyangwa se mu nzozi, cyangwa se mu bundi buryo. Gusa ibyo byose n'ubundi ugana n'ijambo ry'Imana. Nkomeje kubashimira mwese abakunzi bacu, mukomeze kugira ibihe byiza. Tube intangarugero, twizere ijambo ry'Imana ryanditswe kandi riri muri Bibiliya. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Kandi like, subscribe, ujye kuri YouTube nonaha wandike Intangarugero Empire. Murakoze cyane. Ibi ndabizi ko bishobora